Kabash no rest mbahaye teste feste fata talking bone ya black eye red mpora ndi red abasigaye mbaza ngo gate man kiriyate yayo kiriyate man akenshi baravugaga ngo rap ngo umuntu wavuye imihanda ngo iki nyine ukabona nta bantu bababaye cyane ariko just n'ubu ngubu hari n'abantu ubona nyine tu kabisa bifashije bavutse neza bavukiye mu hantu hari amafaranga menshi batabaye mu mihanda nabo bakora rap ubwirinde kuri niba yita pasura y'icyerekezo 2020 ariko utaza wari wallahi nari oyas ngiye interview kayango ni shout out to my gang Kabash on the top. Kandi nanone kuri the PC TV mwamubonye bamwita Kabash. Kabash no rest mbahaye teste feste fata talking bone ya black eye red mpora ndi red hasigaye mbaza ngo gate kiriyate yayo ni wane ariko man ufite umusore umusirikare wamubonye cyane neza cyane ku gakecike ka Jordan kumukara kuri umusate ipantaro bayita umusate US Army urindwanye ndi no umusirikare wala umusirikare ikaze cyane kuri the PC TV ikaze kuri the PC TV mwana sha cyane ushaka ngo ikaze ndumva wabyanze ariko ngiye mpora nikaze mana ni mu rugo sha nta mutima mubi urabona nyine tuba dukoze n'ikiganiro ari ninjoro bro gusa nyine nta nubwo mu rugo se dukora ibiganiro tubyutse mustarabyutse mu buriri babibone n'Abanyarwanda ni iki sofata ibwira abakurikiye The Peace TV nk'umuhanzi The Peace TV man utarakoze subscribe urarwara mu nda inzoka ngaye vuga nk'umuhanzi okay nk'umurapero I'm proud to sing to my gangs. Look at my shoes. To be considered our spirit, no choice. Here, where I'm talk, we work like a talk. My gangs are heli ho. Hennessy baba mena ho. Jibgo jinhakura ho. Gang maniri ndiyo miru ho. Gangs in the club, you know I chop money. Ukore na binguhane. Gabata busy bafane. Dukore cyane dukabe. Nabo basaza bahabe. Dukurure doro tubane. Bane. Crash to bane the door to bane wallahi bamwita Kabash no rest mbahaye teste feste fata talking bone ya black eye red mpora ndi red abasigaye mbaza ngo gate man kiriyate man baravuga ngo ni wane bakikubwira ngo gate yayo uvuga ngo ni wane man ufite swaga zatara ariko tu nyine tu uramfatiranye ubundi ntago nzi ko ngaye baziyo nguteguze wallahi ni mujisho ahubwo bantu man ndi ari umujamo wanje wundi man ubundi Kabash ni group tu group yitwa Kabash with my nigga bamwita She's D urumva man ni mujisho ubundi afite ijisho man ririmo satellite wareba kure man uwo mujama se afite imboni ya white ngiye kare nawe babwiraga ngo imboni ya black eye ya red mpora ndi red hasigaye mbaza ngo gate we none afite imboni ya white gate se bundi umuntu akwaje ngo gate ushatse ubundi iyo uvuze ngo gate yayo ni nko kukubwira ngo bimeze gute aho ngaho ni urero rurimi ni Ikinyarwanda ururimi international no kuvuga ngo urumva nago bikiri lokale tubwire MP music yawe ishingiye kuki music ubundi abaraperi tuba dufite mu mutwe wo gutekereza kubwira abantu ibintu byinshi ubundi natwe twakagombye kuririmba utuntu turi slow abantu bari kumva ariko twebwe kubera ibitekerezo byinshi tuba dufite tugerageza gushyira mu njyana ipika nyine ubwira umuntu amagambo menshi kandi mu minota mike ko njye ndamutse ndirimbye nkakura kuko kuririmba wenda nka R&B utuntu tugenda gahoro no kuvuga ngo nshobora gukora indirimbo wenda y'isaha isaha nkiri kuririmba urumva nawe iyo ndirimbo
urayisimplifiye ugahita uyishyira mu minota itatu nk'umuraperi kubera icyo wahisemo injyana yo kurapa se kandi hari izindi njyana, hari rumba, hari gospel, hari R&B, hari ubwoko bwinshi cyane bw'injyana. Kuki wahisemo rap? Nese hari umukecuru nyine bigeze kubaza, sinzi muri interview nabibonyemo, ngo kuki ngo niba nguri niga, ahita avuga ngo kubiniga urabivukana uramuzi, ngo kwiniga urabivukana wakira. Nanjye babona niba narabivukanye banza byanjemo gusa na ba grand frère bakuru baduhaye inspiration, bavuga ubuzima bwo ku muhanda, bavuga ibintu nyine ukumva ko biri gusesera muri weho kabisa, atari ibintu byo kuvuga ngo umuntu ngo yakubwiye ngo utuntu ngo turi romantique ukuntu twe nyine just no buzima. Nanjye nibyo kintu mba numva majorite njyewe nkuko njye mbyumva, muri njyewe nk'umuraperi muri rusange. Ubundi buri muntu wese hari ikintu aba ari kureba, kandi akenshi hari abantu birengagiza ubuzima bw'umuhanda bakajya bo mu gikoma cyava kurafata badabagiye cyane. Urabona muri no minsi n'ubundi rap iri kugaruka, ariko mbere ho yari yaragiyeho gake kubera nyine abantu benshi akenshi baravugaga ngo rap ngo umuntu wavuye imihanda ngo iki nyine, ukabona nta bantu bababaye cyane. Ariko just n'ubu ngubu hari n'abantu ubona nyine tu kabisa bifashije, bavutse neza, bavukiye mu hantu hari amafaranga menshi, batabaye mu mihanda, nabo bakora rap. Ni ukuvuga ngo nabo yabakoze ku mutima nyine. Ni rap ubundi yomora imitima ubundi, nta nubwo ivuga abantu ku mihanda gusa, nta nubwo ahubwo ivuga ubuzima muri rusange, inama zifasha abantu, umuntu akayumva kumva ko harimo ikintu yumvisha. Ubundi ni ubusizi, nka kumwe umuntu yavugiraga inka, urabona ukuntu ni ubusizi. Kabash it's a Kabash, ariko ni ubusizi kabisa, ni ubusizi. Yeyo Kabash rero, Kabash turi gukora ibintu byinshi. Hari indirimbo yarangije gukorwa bayita Dangerous, urumva turaje turi dangerous. Cyangwa ni pasu ya danger. I'm gonna do what you never see. Vibe nk'izo zifate nk'inzozi. Industry turajegeza niko bahungu twataka. Ndi flex feeling first ndi no more talks. Nkunda ubushitsi turisheta ngushita bushite. Verse ndarota nkabyuka nkanota sini man. Ndabazi bahita batangira kubanza babona lines bakahita bakuramo abahungu. Urabizi ka okay. Wapi? Okay. You know, Germany morana seg. We are the dangerous. Kabash no rest umva verse. Nduka nyine yiminduka lukama vibe power. Wallahi ni power dukeneye success gusa. We are the dangerous. Kabash no rest umva verse. Nduka nyine yiminduka lukama vibe power. Wallahi ni power dukeneye success gusa. Wewe wallahi nibuvanga humviye hit y'ibit uvuga ndi kwitirese ni war sindi umuhwere byumva uhore hora snitch pore po sindi nkaho sinkunda lompe sinkundi deg nkunda kunyonga nka kabiri paka ni tuji mpaka ndavuna mabwene ndakurura doge buhe ndayona umusani kuri gitari ni pari hazard bino ni hatari wakaba bifata nk'imara abahunga imisozi bari yibirozi babaye basazi babinyagasozi icyo batazi ngiyo isi batazi. I'm a skin boy, skin head, the big brain with the big plan. We don't care about pain. We don't care about pain. Kaba, we kick that ass. We never lose. We never lose, bro. We never lose.
Skin boy, skinhead, big brain, with the big plan. We don't care about pain. We don't care about pain, bro. Come on, we kick that ass is never. Justin is esprit, man. Is esprit z'abaraperi. Urabizi. Ntago twebwe ntago tujya tugira. Ntago tujya tuzana zagara. Nta zagara. Oya nta zagara. Oya ntago tugira zagara, bro. Yes, man. We do it. Ndakeka ko ntago gufata umwanya munini. Yeah, okay. Cyane yuko wavuze ndagutunguye nibyo. Cyaburantunguye kabisa dore nta nubwo. Utaha tuzaza witeguye fresh noneho hashye. With my nigga, with my gang, she's the wallahi ni fresh. Abizi bya danje ndamwubaha fo. Kwitabira kuri kamera zacu. Thanks. Sinzi nimba hari message yindi umva kambutse mbere soza. Message no kubwira abanyarwanda ko just badushyigikire. Mbere na mbere banze bafate rap nkaho nyine atari abantu banywa sing bari bahora nyine bari furi just and sober. Hari igihe twebwe oya nta furi twebwe ntago tujya furi. Just we ni inspiration tugira nkuko n'abandi bagira inspiration zo guhogoza. Just ugasanga n'umuntu wenda umuntu ugira inspiration zikurura amarangamutima natwe zira izi nizo inspiration zacu. Just kandi tubikora tubikunze. That was spirit, no choice. You know, it is what it is. It is what it is. Abanyarwanda bakore subscribe ni ingenzi. Share, comment ni bashaka bazireke. Bazikora. Oya nta kibazo. We are in the show every day to do a muri show, bro. Abantu bajya ku gisimenti ndabasuje. Kubera uyu munsi ngo ni Friday ngo ku gisimenti ariko aragakoti man Friday umuntu aravugishwa none iyo uvuze mu gisimenti utangira kuvuga ibintu macuri ugasanga Friday kuyita ngo Friday Friday ariko mwana hari aboro ni neza. Shimira abantu bari badukurikiye kuri The Peace TV. Turabashimiye ko muhora muduhozaho umutima kandi tubasaba kugira ngo aho muherereye hose yaba bari mu Rwanda, abaherereye mu mbibi z'u Rwanda, Burundi, Tanzania, Congo, hajya na hera Zambia hose, Zamburi, abantu bari muri Congo n'abantu bari muri Ukraine turabakomeje no mu Burundi. By the way, abantu bari mu Burundi mukomeza kudukurikira 5x5. Kora subscribe kuri The Peace TV, andika kugisha Eric official tukandi ureba handitse The Peace TV, ukande subscribe kandi ukazogera kugira ngo tuzajye tubasha kubana 5x5 uko ikiganiro cyacu umunsi ku munsi. 5 subwo si gake.